Amazina nitwa Nkubito Vincent. Uyu munsi twateraniye aho indaro ikorera muri Bambino, naho abana bisanzurira, ari ibikinisho, ari uburyo bwo kwidagadura kw'abana. Tukaba twaragize amahirwe yo kugirana imikoranire na Bambino. Uyu munsi tukaba twashatse guhura abana bavuye ku ishuri kugira ngo turebe amanota bazanye uko bahagaze, twongere twidagadure kugira ngo bazasubire ku ishuri n'ubundi bari mu murongo mwiza bijyanye na za mpano zabo nk'uko indaro ari umurongo. Uyu munsi rero habayeho kwerekana impano ngo turebe ko bamwe bakiri mu murongo. Impano zacu ubushize twarazibabwiye ni nyinshi, ariko reka mbabwire iz'ingenzi muri zo. Harimo kubyina imbyino gakondo, haba ku ruhande rw'abahungu n'abakobwa. Harimo kubyina imbyino zigezweho, izo bita mu modern dance. Harimo no kuririmba, abana biga kuririmba kugira ngo barebe ko bazagira n'impano yo guhanga cyangwa se no kuvuga imivugo cyangwa se n'ibindi bita ibyo bita ngo ni poem. Uyu munsi rero harimo n'abana bari gutoza cyangwa se kwigishwa icyo bita imikino njyarugamba gakondo yitwa kunyobana inkoni. Aho bakoze kugira ngo turebe ko muri bo bagiramo iyo mpano yo gutsinda umuco, bitari ukubyina gusa ahubwo no mu mikino njyarugamba bakagaragara, kuko ari iserukiramuco ibyo byose bizamo. Harimo umukino wa gymnastique ngororangingo n'ubugenge acrobat. Harimo imikino ijyanye no kwireka. Iyo mikino yose ni imikino iha abana kugira ngo bigorore ingingo zabo, atari iz'umubiri gusa ahubwo bigorere n'ingingo z'imitekerereze, kuko bituma imitekerereze yabo ikora neza, noneho no mu ishuri bikamworohera gufata ko nta bindi biba bimuziritse mu ntekerezo. Nicyo bita recreation cyangwa se uburyo bwo kwisanzura k'umwana kugira ngo no muri we abe yisanzuye. Ari nabyo dusaba ababyeyi ngo mu ndaro center icyo twifuza ni ugufatanya n'ababyeyi ngo umwana aze abohoke muri we, impano ze zisohoke kugira ngo n'ibindi bimworohere kubigendamo neza. No mu rugo arubaha, arakora, baramutuma akihuta kuko amenyereye gukoresha ingingo ze. Rero mfashe uyu mwanya ngira ngo mbabwire ibyo dukora. Twari duhugiyemo muri uyu mugoroba ku wa gatandatu ubwo twitegura Pasika, kugira ngo n'abana bitegure Pasika bari mu ngororangingo. Twanasuwe, twagize ababyeyi badusuye. Hari ababyeyi bifuza ko abana babo bagira ubumenyi bw'umuco, bw'ibigezweho n'imyidagaduro mu ndaro. Murababona mu mafoto no mu mashusho abana babo badusuye, kugira ngo abo bana nabo bazaze bifatanya natwe, barebe ko aho baturuka ari hafi, bifatanya natwe. Nibasanga atari hafi, barebe ko twabaremera aho bakorera, aho batuye. Ari nako tujya tubigenza kuko dufite aho dukorera. Nk'ubu dukorera muri Gasabo, ariko dufite n'ishami Karongi. Ubwo abo bandi aho baturuka naho dushobora gushyiraho ishami bitewe n'uko ibyifuzo by'abana, n'uko indaro ari umuryango cyangwa se ihuriro ry'aho umuryango uhurira ngo wishakemo ibisubizo binyuze mu mpano, aho bashaka hose twahagira indaro. Rero muri uyu mugoroba ndabashimiye kubakurikiranye ikiganiro narindi kubasobanurira ibyo dukora n'icyari kiduhurije hano, kugira ngo nimubona namwe mubikunze mugane indaro muri ibi biruhuko, muze mudusure hano Bambino aho dukorera. Abari Karongi mudusure hariya ku murenge wa Bwishyura. Noneho ibikorwa dukora nimubona mubikunze, muzane abana banyu bisanzure, bikunde, kuko umuntu yikundira muri we ari uko yamenye ibyo afite abandi bakunze. Ndabashimiye cyane, ubundi nakagaruka. Murakoze. Ku bijyanye n'ubusobanuro bundi mwaba mukeneye, byaborohera mubisanze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo mwita social media. Hariho YouTube, hariho website, hariho Instagram, hariho Facebook n'ibindi byose muzi bigezweho. Murakoze cyane. Aho hose tuzahurira, ndetse n'abazashaka kuza ku kibuga bazatwandikira, bakore subscribe, bafollowinge, nibarangiza baze no kuri tele kureba aho bibera.